Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Wigaba Rwankwakuzi. Uruhare rw'amadini mu mahano yabaye muri uru Rwanda guhera mu gihe cy'ingoma ya cyami kugeza mu gihe cya Repubulika ndetse no muri iki gihe turimo. Abanyapolitike bagiye bitwaza iri nk'intwaro yo kwifashisha mu kugera ku byo bashaka kugira ngo bashobore kwinjira mu bindi bihugu, babone uko babineka, bamenye uko bihagaze mu myumvire, urwego rwo gukomera ku muco wabo ndetse n'imbaraga bafite. Nanone iyo ntwaro y'idini bagiye bayifashisha igihe babaga bamaze kugera mu gihugu runaka kugira ngo babone uko bajijisha abaturage, ubundi abacangizamo ibyo bashaka n'uko bashaka ko bitwara. Hanyuma abanyagihugu bakajya bakora ku nyungu z'abakoloni mu bujiji batabizi, ubundi bagasahura ubutunzi bw'igihugu n'imbaraga z'abaturage. Hagira abahumuka bagatangira gutera hejuru, bakabahata ikiboko, bakabafunga, bakabakoresha imirimo y'agahato ndetse no kwicwa birimo. Ni muri urwo rwego idini, ndavuga idini itari idini gakondo, byageze mu Rwanda ku nshuro ya mbere. Kugera mu mwaka w'1900 u Rwanda rwabarizwaga mu gace k'ivugabutumwa ka Afurika yo munsi ya koma y'isi, kashyizweho ku ya 24 Gashyantare 1878 bikozwe na Papa Leo wa 13, akaragiza umuryango wa Padiri Bera warashinzwe na Cardinal Ravigere mu mwaka 1868. Aba misioneri bashinzwe Afurika ari nabo nanone biswe umuryango wa Padiri Bera bageze muri Uganda muri Gashyantare 1879. Mu mwaka 1883 bashinze misiyoni yaje kuba Vicariate Apostolique ya Victoria Nyanza. Abayoboye iyo Vicariate ni Musenyeri Olivinac 1886 kugeza 1922 na Musenyeri Jean Joseph Hirt 1854 kugeza 1931. Musenyeri Hirt yabaye igisonga ku ya 4 Ukuboza 1889, atangira uwo murimo ku mugaragaro ku ya 25 Gicurasi 1890. Ku ya 13 Nyakanga 1894 Vicariate Apostolique ya Victoria Nyanza yagabanyijwemo Vicariate eshatu. Hanyuma ya Nyanza y'Amajyepfo ishingwa Musenyeri Hirt, ni nayo u Rwanda rwashyizwemo. Icyicaro cyayo gishyirwa i Kamoga ya Bukumbi muri Tanzania. Aha niho Musenyeri Hirt yafatiye umugambi wo kohereza misioneri mu Rwanda. Ku ya 12 Ugushyingo 1907 yashinze misiyoni ya Katoke bagombaga gushyikiramo mbere yuko bagera mu Rwanda. Ku ya 15 Nzeri 1909 Musenyeri Hirt nawe aramuherekeje, bahagurutse i Kamoga berekeza mu Rwanda. Yari kumwe n'abapadiri babiri ari Alphonse Burare na Paul Baruteremi ndetse n'umufureri witwaga Anselme. Babanje guca i Burundi kugira ngo babanze bahure n'uwari uhagarariye ingabo z'Abadage waboraga agace u Rwanda ruherereyemo. Ku ya 20 Mutarama 1900 nibwo bageze Ishangi, ari naho habereye misa ya mbere ku butaka bw'u Rwanda. Ku ya 2 Gashyantare 1900 Musenyeri Hirt nabo bari kumwe bageze ibwami bakirwa n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga mbere yo gukomeza berekeza mu majyepfo. Ku ya 4 Gashyantare 1900 Musenyeri Hirt yasubiye muri Tanzania yanyuze mu Gisaka, ahasiga Padiri Bari Alphonse, Padiri Paul Baruteremi n'umufurere Anselme ahantu hitwa Imala kugira ngo bashinge misiyoni ya mbere mu Rwanda. Ku itariki ya 8 Gashyantare 1900 abamisioneri batatu bakamitse Save nabo baje gushinga misiyoni ya Save. Mu myaka yakurikiyeho hashingwa izindi misiyoni hakurikira. Ku itariki ya 1 Ugushyingo 1900 hashinzwe misiyoni ya Zaza. Ku itariki ya 25 Mata 1901 misiyoni ya Nyundo. Itariki ya 20 Ugushyingo 1903 misiyoni ya Rwaza. Itariki ya 20 Ukuboza 1903 misiyoni ya Mibirizi. Itariki ya 20 Mutarama 1906 misiyoni ya Kabgayi. Itariki ya 26 Mata 1909 misiyoni ya Murunda.
tariki ya 13 Ukuboza 2010 misiyo ni ikansi. Reka dusubire inyuma gato turebe uko idini ryageze mu Rwanda. Inzira banyuzemo yari ikanganye. Mu gitabo cyanditswe na Professor James J. Kane ku ipaji 24 agira ati mu mwaka w'1899 Ubudage bwari busanga bukoloniza u Rwanda, bwemerewe Ububiligi kujya mu Rwanda. Nuko abapadiri bo mu itsinda ryitwa White Fathers bayobowe n'Umufaransa ukomoka mu Budage witwa Jean Joseph Hirt bategura urugendo rugana mu Rwanda, baza baherekejwe n'ingabo nyinshi z'Abadage. Iryo tsinda ryageze Nyanza ku cyiciro gikuru cy'ingoro y'umwami w'u Rwanda mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1900. Icyo gihe umugabekazi Nyirayuhi Kanjogera niwe wategekaga mu mwanya w'umuhungu we umwami Yuhi wa V Musinga wari ukiri umwana muto. Batinye guhura n'abamisiyoneri, batinya ko babacengeza mu myumvire n'imyemerere y'iwabo cyangwa se bakabagirira nabi. Nuko bareza undi muntu ngo agire mu mwanya we yigeze umwami ubundi ahure nabo. Tukiri aho urumva ko uburyo Kiliziya yinjiyemo mu Rwanda byateje impungenge ku bayobozi b'ibwami. Ibaze n'abayobozi b'idini kandi ngo baje kwigisha iby'iyobokamana ariko bitwaje abasirikare n'intwaro nyinshi. Kandi bumvise ko abanyapolitike, ni ukuvuga umwami w'u Rwanda n'abamugaragiye, barimo kwishisha abantu baje babasanga. Ntabwo barimo kubashira amakenga. Abari mu nzego zo hejuru mu buyobozi bw'ibwami bitegereza ko aba bantu bameze n'uburyo bajemo, bakabona atari abantu bagezwa n'amahoro. Nyuma yaho ibwami baje guhumiriza, babemerera ko bashinga za misiyoni mu Rwanda, nyuma yo kumenya ko bakwana n'ubutegetsi bw'Ubudage bwari bumaze igihe bwarigaruriye u Rwanda. Ariko nabwo ibwami bababwiye ko bagomba gushinga za misiyoni zabo kure y'Inyanza, kure cyane icyiciro cy'ubwami bw'u Rwanda. Icyakora imyaka 3 yagiye gushira bamaze gushinga misiyoni nyinshi mu mpande zose z'igihugu, mu majyepfo Isave na Mibirizi, mu burasirazuba Izaza, mu majyaruguru ashyirwa y'Iburengerazuba ku Nyundo, mu majyaruguru bayishinga i Rwaza. Hagati aho Jean Joseph Hirt niwe wari uhagarariye Kiliziya Gatolika mu Rwanda nka Vikara Apostolika. Uyu mugabo yahise atangiza amashuri mu Rwanda, ariko cyane amashuri y'abihaye Imana agamije gucengeza byihuse inyigisho za Kiliziya Gatolika mu Banyarwanda. Ahereye ku bukene bwari mu baturage no kubikoresha abazungu bari bafite bitayisanga biboneka mu Rwanda, yigaruriye imitima y'abagore n'abana akoresheje kubaha impano zitandukanye. Yibanze cyane ku bana b'abahungu, ari nabwo yafashe umwana umwe w'umuhungu amwitaho cyane kurusha abandi, ari we Aloyizi Bigirumwami, waje kuba musenyeri wa mbere w'umwirabura ku butaka bwose bwakoreshwaga n'Ababiligi. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 2020 Jean Joseph Hirt yarapfuye azize uburwayi n'izabukuru, hanyuma inshingano ze zihabwa Julien Louis Edouard Marie Georgeo, ariko by'igihe gito. Mu mwaka wa 1922 wareje undi Vikara Apostolika mu Rwanda. We yaje ari simusiga, azahindura ibintu byinshi muri politiki, imikorere n'imyumvire mu Rwanda. Uwo nta wundi uretse Léon Paul Classe, ntajya bara amateka y'u Rwanda. Umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi ku mateka y'amadini, Dr. Gerard Anderson, yanditse igitabo agaruka ku mateka, ubuzima n'akazi bya Léon Paul Classe mu Rwanda. Agira ati Classe yegera mu Rwanda yahanganye bikomeye n'umwami w'u Rwanda Yuhi wa V Musinga. Musinga yabonaga Léon Classe nk'umuntu udashobotse kandi w'umwanzi, waje arenga ku masezerano yari yaragiranye na Joseph Hirt yo kutavogera icyiciro cy'ubwami bwe i Nyanza. Léon Paul Classe we yaje agira ahantu hose, ndetse anategeka ko umwami, umugabekazi, umwamikazi, abagore b'umwami, ibikomangoma, ibikomangomakazi, ibisonga n'abatware ari bo ba mbere bagomba kuyoboka Kiliziya Gatolika, babishaka batabishaka. Ibyo byamuhanganishije cyane n'umwami Musinga, ariko birangira Classe ageze ku mugambi wo guhindura Abanyarwanda benshi Abagatolika. Byagiye kugera mu mwaka wa 1943, hafi abatware bose b'ingoma ya cyami barabaye Abakristo. Abenshi babatijwe ku ngufu batabishaka. Muri uwo mwaka nibwo yabatijwe yari yarishyiriyeho ngabo umwami w'u Rwanda, ari we Mutara wa III Rudahigwa. Ni ibirori byitabiriwe n'abayobozi bose b'u Rwanda kugira ngo bibere abaturage bose urugero. Ariko utagira ngo bose niko baje kwiziza ibyo birori babikunze,
Oya, kuko utarabaga ashyigikiye abakoloni yabaga ateganyije ibihano bikomeye, urugero nko kunyagwa ibyo utunze, gukurwa ku mwanya wari uriho, kumeneshwa, gufungwa, gukubitwa ibiboko, ndetse ukaba ushobora no gukatirwa urwo gupfa. Paul Classe amaze kuba umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, yataye umurongo w'ivugabutumwa, ahubwo yibanda ku bya politiki, amoko, itonesha n'ibindi byinshi byateje amacakubiri mu Rwanda kuva mu mwaka wa 1922 kugeza mu mwaka wa 1945. Kuko nk'ibyo mujya mwumva bavuga by'itoneshwa ry'ubwoko bumwe bw'abatutsi, gushyirwa mu mashuri ku mubare wo hejuru, gushyira amoko mu ndangamuntu, gutonesha bamwe gakinagaza abandi, ngo ni Paul Classe abishyize ku rundi rwego. Kandi yabikoraga afite impamvu. Hari ibyo yari amategura ashaka kuzageraho. Mu kwezi kwa 11/1931, Paul Classe yirukanye umwami Musinga, ubusanzwe wari umwami ukomeye kandi wubashywe, amuhindura zera musuzuguza abaturage be, ngo kubera ko yarahiye ko atazigera yemera ko bamurambikaho ibiganza ngo bamusengere cyangwa bamubatize bamukure ku myemerere ye gakondo. Ibyo byo kumwirukana ku ngoma ye ku ngufu byabaye igitero cya politiki cyatangije inzika, inzigo n'inzangano, cyane cyane ku bafitanye isano n'ibwami hagati yabo na Kiliziya. Nyuma yo kwimika umwami Mutara Rudahigwa ndetse akemera no kubatizwa byo kubura uko agira, hanabaye ikindi kintu gikomeye cyatishije agaciro ingoma ya cyami. Bakoze umuhango ukomeye wo mu rwego rw'igihugu wo kwegura igihugu cy'u Rwanda umwami Kristo Yesu. Ibyo birori byo gutura u Rwanda Kristo umwami byabereye ku ishuri rya Kristo Roi i Nyanza, bimara iminsi 3 yose, kuva ku itariki ya 26 kugeza ku 28 z'ukwezi kwa 10, 1946. Byitabiriwe n'umwami Mutara wa III Rudahigwa n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi n'abayobozi bose b'igihugu. Ibi nabyo byateje umwuka mubi hagati y'abanyapolitiki na Kiliziya, kuko abayobozi b'u Rwanda bavuze ko batije umwami Rudahigwa agafata igihugu akagitanga akakihera abazungu. Gusa umwami Rudahigwa nawe nta kundi ari kubigenza, kuko yari yifitiye ubwoba, atinya ko yagirirwa nabi nk'ubyabaye kuri se Musinga. Paul Classe yaguye i Bujumbura azize uburwayi ku itariki ya 31 Mutarama 1945, asimburwa n'umufaransa mugenzi we Vicaire Apostolique Laurent François de Primoz. We yazanye politiki yambaye yo kubanza kwigarurira abayobozi n'abaturage. Kimwe mu byo yakoze kugira ngo abigereho, yahaye Musenyeri Aloys Bigira umwami w'Ubwepiskopi ku itariki ya 1 Kamena 1952. Mu mwaka wa 1951 yatangije ikinyamakuru cyitwa Kurerera Imana. Hanyuma mu mwaka wa 1954 atangiza akanyamakuru kagenewe urubyiruko kitwa Gahobi. Intego yako ari kugira ngo abantu bajye bagasoma amahame n'amabwiriza ya Kiliziya. Ariko ku itariki ya Menzire 1933 hari hatangijwe ikinyamakuru kigenewe abantu bose cyitwaga Kinyamateka, cyaje no kugira uruhare mu gutambutsa ibitekerezo by'amacakubiri. Nicyo kinyamakuru cyandika inkuru cyabimburiye ibindi byose kwandikwa mu Rwanda. Muri za 50 Kiliziya yatangiye gushyigikira byeri ubusumbane hagati y'Abahutu n'Abatutsi, aribyo byaje kuva muri Revolution ya 1959 ndetse no kwirukana ubwami mu Rwanda. Mu mwaka wa 1957 bahaye Kayibanda Geregwari igitekerezo cyo gushinga ishyaka, nuko baryita Parmehutu. Kayibanda ari umunyeshuri wabo birereye. Abari muri iryo shyaka bashimaga Kiliziya Gatolika ko yabafashije kwiga no kujijuka, ikanafasha guhumuka bakamenya ko bari bamaze imyaka myinshi barakandamijwe, banavukijwe uburenganzira bwo kujya mu mashuri ndetse no mu buyobozi bw'igihugu. Ibintu nk'ibyo nibyo byakomeje gushorerana biza kuvamo imvuru zatangiye mu kwezi kwa 11 1959, zirimo inkubiri y'amashyaka menshi, imyigaragambyo n'amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere. Ibyo byatumye Abatutsi bameneshwa, cyane cyane bakomoka mu miryango ya cyami n'abatware. Kiliziya Gatolika ibinyujije kuri Aloys Bigira umwami na Perode yahosheje izo mvururu, dore ko yari iz'umuzinya w'ikibazo. Kiliziya ibonye ko irimo kugaragara cyane muri politiki n'imvururu zo mu gihugu, yabaye nk'ikoramo akarenge, ikajya ikurikirana yibereye inyuma. Mu zindi mvururu zagiye zikurikiraho, Kiliziya yabaga ibirimo bucece ariko itagaragara mu b'imbere. Andi madini ya Gikristo yageze mu Rwanda mu mwaka wa 1907 ubwo Abaluteriyani b'Abadage bageraga mu Rwanda.
gusa bo ntabwo batinze kuko Abadage baje kwirukanwa mu Rwanda mu mwaka wa 1916 nyuma yo gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi yose, ari nabwo batakaje u Rwanda rwari koloni yabo. Ibyo ni kimwe mu bihano bikomeye Ubudage bwafatiwe n'ibihugu bikomeye ku isi. Nyuma yaho muri mwaka wa 1916 haje Abadivantisite b'Ababiligi n'Abangirikani b'Abongereza, bose gahunda ari ugutangiza idini mu Rwanda. Ariko kubera ko Kiliziya Gatolika yaraje kera kandi namaze gushinga imizi mu baturage no muri politiki y'igihugu, ntabwo byoroheye amadini yandi kubona hapfumurira. Yashyirirwagaho inzitizi bigatuma atabona abayoboke. Abadivantisite umwami yaberekeje igitwe mu karere ka Ruhango byo kubikiza kuko habaga impyisi nyinshi, naho Abangirikani berekeza ya Gahini mu burasirazuba nabo byo kubashora no kubahema kuko icyo gihe hari habi cyane. Umwisilamu wa mbere ashobora kuba yarakanagije ikirenge ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'1901. Bazaga baturutse muri Tanzania bazenguruka bacuruza bagenda bagaruka gutyo gutyo. Ariko mu mwaka wa 1913 nibwo hari amatsinda y'Abisilamu yaje mu Rwanda agatura, cyane cyane ari mu Biryogo, ari nabwo bubatse umusigiti wa mbere mu Biryogo. Ngo hari impamvu nibura eshatu zashobora gutuma Umunyarwanda ubishatse yakwishimira kujya mu idini ya Isilamu. Impamvu ya mbere byabaga ari inzira yafasha kwinjira mu bucuruzi. Impamvu ya kabiri ni ugusinyuka ukaba umuntu usobanutse, kubera ko Abisilamu bavugaga indimi nyinshi cyane cyane Igiswahili n'Icyarabu, kandi bagahora mu ngero z'ubucuruzi haba mu gihugu no hanze yacyo, babaga basa neza kandi ari abasirimu. Impamvu ya gatatu ngo ni uko ni impamvu yo gutunga abagore benshi, kubera ko mu idini ya Isilamu biba byemeye gushaka abagore barenze umwe. Amadini yitwaye ate muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Kiliziya Gatolika yagizemo uruhare rugaragara kandi rukomeye mu buryo bugaragarira abantu bose, haba mu kuba abayobozi bayo benshi bifatanyije mu gutegura no gukora Jenoside, abandi bakarebera abantu bicirwa imbere yabo ntihabatabare cyangwa batabarize, no mu kubita bashoboye kwigisha abake bayo urukundo, ubumuntu n'impuhwe ngo bacengere mu mutima ku buryo bazashobora kwitwereka mu bihe bigoye nk'ibyo. Ikindi nanone muruka ko n'ubundi duhereye mu mizi y'ikibazo, abayobozi bakuru ba Kiliziya aribo bacanye ikibatsi mu kuguhanisha amoko no mu guteza amacakubiri mu Rwanda. Umwarimu muri kaminuza Professor Timothy Paul Longman mu gitabo cye cyasohotse mu mwaka wa 2010 yavuze ko iyo amadini akomeza inzira y'iyobokamana nk'umuhamagaro wayo ntiyivange muri politike, nta byago nka biriya byari kuba mu Rwanda, kuko n'ubundi ayo moko yomera asanga afite ahasengera. Iyo abagize ayo moko yose baza ko harigishijwe urukundo n'ubuvandimwe bigacengera mu mitima yabo n'imitekerereze yabo, ngo iby'urwango n'amacakubiri ntabwo byari kuba no bipfumurira. Birababaje cyane ko abavandimwe basengana batatse abandi bagenzi babo basengana, mbese bahuriye ku myemerere imwe. Hakaniyongera ko muri za Kiliziya, mu nsengero no mu bigo by'amashuri byubatswe n'amadini hiciyemo abantu benshi cyane, ndetse na za Kiliziya n'isengero byahindutse inzibutso z'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwo ruhererekane rw'ibyabaye byose kuva ku munsi wa mbere Kiliziya yigira mu Rwanda byatumye abantu bamwe na bamwe bishisha Kiliziya Gatolika. Abantu bahunze muri 1959 bagiye barayitakarije icyizere, niyo mpamvu bageze mu bihugu byo hanze abenshi bagiye mu yandi madini atari Kiliziya Gatolika, ndetse banagarutse mu Rwanda baje bazanya nayo madini mashya. Niyo mpamvu nyuma ya Jenoside aribwo hadutse amadini menshi mu Rwanda kurusha mbere hose. Yazanywe cyane n'abari batahutse bavuye imahanga agarutse mu gihugu cyabo. Abari basigaye mu Rwanda nabo hari bamwe bari barayobotse ya madini yandi, urugero hari bamwe bigiriye nko mu Bangirikani, Abadivantisite, Abatampera, Abapentekote n'Abisilamu. Mu myaka ya mbere ya Jenoside, abaturage, rubanda rusanzwe rutari abanyapolitike badakora mu nzego z'iperereza cyangwa mu nzego z'umutekano barabatesi cyane, mbese bari intama z'Imana, nta makuru bari bafite. Ntabwo bari kwiyumvisha ukuntu wakwatakwa n'umuturanyi wawe, inshuti yawe, uwo musengana, uwo mukorana, agamije kugusahura cyangwa kukwica. Nanone kubera ko horaga bumva abapadiri na pasiteri bigisha abantu ibintu byiza nk'urukundo, ubuvandimwe, ubumwe n'impuhwe n'imbabazi, bumvaga umukuru w'idini cyangwa itorero runaka
atatinyuka kugira nabi intama ashinzwe kwitaho no kurinda. Ndetse bumvaga ko ahantu hubatse kiliziya cyangwa urusengero ari ahantu hatagatifu kandi hatinyitse, ku buryo nta muntu watinyuka kuhagusanga kugire nabi. Ibyo byatumye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi umuntu yarihishaga agashaka ukuntu apfumaguza mu bihuru no mu nzira zigoranye no mu gukwepa amabariyeri, ariko arwana no gushakisha uko yagera ahantu hose hitwa ko hubatse kiliziya cyangwa urusengero, ahantu yasanga abakozi b'Imana, abashumba ba kiliziya, ababikira, abihaye Imana ndetse n'abapasiteri. Iyo yabonaga agize atya agapfumaguza akahagera, yariruhutse agatahwi. Ubwo nshoboye kugera ahantu ndabacitse, ubu urupfu ndarusimbutse. Bumvaga ko abicanyi bari buhigira ahandi hose hashoboka, ariko batari butinyuke kujya gushakira n'ahantu hera kurega ibikorwa byo gusenga Imana no kwigisha ijambo ryayo. None byabagendekeye bite? Ahubwo ibyo byorohereje interahamwe. Abicanyi barazaga bagasanga abantu bagiye birundira ahantu hamwe ari benshi, bakarasagura benshi icyarimwe cyangwa bakabateramo grenade hagapfa benshi. Ibi nabyo biri mu byatumye hapfa abantu benshi mu gihe gito kuruta uko byari kugenda. Nanone abahigwaga batungwe no gusanga bamwe mu bayobozi b'amadini yabo bafatanyije n'abicanyi cyangwa babashyigikiye. Wayoberwaga ukuntu umuntu usanga uzi ko ari umuyobozi w'idini runaka nawe yagiye muri za mitingi, mu bitero cyangwa kuri za bariyeri yabishyushyemo, wamubaza uti se kandi we byagenze bite? Nawe koko ntiwajyaga wirwana bira muntu cyangwa kwa uvuga ngo urigisha ijambo ry'Imana? Akagusubiza ati ubu uzahinda imirishyo. Mu minsi ishize twari turi mu bihe byo gufata iby'Imana tukabiha Imana, none tugeze mu bihe byo gufata ibya Kayisari tukabiha Kayisari. Ukumirwa ukabura icyo urenzaho, wareba nabi ahubwo nawe agahita aguhururiza bakaguhiga bakakwica. Abandi bayobozi barebereye ntibatabara intama zabo mu gihe zicwaga. Abandi bishwe n'abo basenganaga kandi ubwo ngo barabavandimwe, nuko bifatanyije mu mahano yagwiririye u Rwanda. None se Abanyarwanda nta somo babikuyemo? Ubwo se bakongera kugira icyizere abayobozi b'amadini cyangwa amatorero nk'icyo babagiriraga mbere? Reka tuvuge no ku banyamahanga, hirya za Burayi, Amerika na Aziya, nabo babonye byinshi. Babonye ukuntu amadini yagiye yitwara mu ntambara nyinshi zitandukanye, cyane cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose n'iya kabiri, kandi abazirwanaga bose bari bafite aho basengera. Ndetse bajya no gutangira urugamba, uruhande rumwe rukagira abapadiri cyangwa pasiteri barusengera ngo baze gutsinda urugamba bivugana umwanzi, ari nako ku rundi ruhande nabo bafite abarimo kurusengera ngo baze guhashya umwanzi batahane intsinzi. Umuntu utekereza cyane kandi agashishoza akibaza ati ariko muri izi mpande zombi ko aba bose ari abana b'Imana, Imana iraza gutanga abahe, irokora abahe? Imana iri kuri ruhande, ab'Imana ni abahe, abatari ab'Imana ni abahe? Bakumva bibateye urujijo no kwibaza byinshi, bakumva niyo bera ritagatifu wa mugani wa Kiliziya Gatolika. Nanone bagiye babona iby'intambara zikenshi zagiye ziba hagati y'amadini ya Kristo ubwayo. Urugero, guhera mu mwaka wa 1918 habaye intambara yamaze imyaka 30 iri hagati ya Kiliziya Gatolika n'Abaprotestants. Kiliziya Gatolika yahigaga Abaprotestants aho bari hose, ibashinja ko ari abahakanyi ngo n'abagomeramana kubera ko bitandukanye na Kiliziya. Abaprotestants nabo bakarwana birengera. Mu mwaka wa 1995 Kiliziya Gatolika irangajwe imbere na Papa yatangije urugamba rukomeye kuri Isilamu hapfa mu rwa Yerusalemu n'imyemerere itandukanye. Buri ruhande rwabaga rwishingikije ku gitabo gitagatifu rugenderaho, Kiliziya Gatolika kuri Bibiliya yera, Abisilamu kuri Korowani. Ni intambara ziswe Kurowazade, ni ukuvuga intambara z'abanyamisaraba, kubera ko abakristo bazirwanaga babaga bambaye imyenda ishushanyijeho umusaraba mu gatuza no mu mugongo. Ni intambara zikenshi kandi zishe abantu benshi cyane, zamaze imyaka 397 yose abakristo n'Abisilamu bahanganye. Hari abahanga mu mateka y'isi bavuga ko ubundi iriya ntambara yahanganishije Kiliziya Gatolika n'Abaprotestants yagombye kuba ariyo yiswe intambara ya mbere y'isi yose, hanyuma iriya ntambara yabaye hagati y'abakristo n'Abisilamu ikagirwa intambara ya kabiri y'isi yose, ngo kubera ko ubukana zari zifite ndetse n'umubare munini w'abaziguyemo biruta kure ibyo mu ntambara ya mbere y'isi n'iya kabiri z'isi.
Nanone abanyamahanga turimo kuvuga babonye ukuntu abayobozi b'amadini amwe n'amwe bagambanira abayobozi b'amadini yandi bakabacomekera muri leta, bigatuma bagirirwa nabi ndetse bakaba banakwicwa. Nanone babonye ko burya menshi mu madini ataba agamije gufasha abantu kwegera Imana, ahubwo abakora ku nyungu za ba nyiri kuyashinga banyuze imitsi y'abayoboke bayo, ibindi bikaba ari ku nyungu za politiki. Nanone babonyemo ubucakura, uburyarya, ubutekamutwe, kwikubira, kwikunda birenze urugero, ubuhemu, ubwambuzi, ubusambanyi, ubutinganyi, gufata ku ngufu, kwangiza abana b'abakobwa n'abahungu n'ibindi byinshi. Ibyo byose bimaze imyaka myinshi bigaragara mu madini y'iwabo, byatumye bumva batakaje idini icyizere kandi barica amazi. Ndetse abayoboke basigaye ari mbarwa kandi baragenda barushaho kugabanuka. Reka dusoreze ku bya vuba aha cyane byaciye urondogora abanyarwanda mu mwaka wa 2024. Ndavuga ibyo gufunga insengero hose mu gihugu. None se ubwo karokoza ninde? Leta irashinja abayobozi bamwe n'amwe b'amadini ko umuntu asigaye agira atyabona abuze ahandi ahigira, ahandi hose byanze akiyongoza ati reka shinga idini ubundi mba ariho mpigira amafaranga nyakuri muyoboke. Agashinga idini atari uko akunze Imana cyangwa abakunze abantu bayo ashaka kubayobora mu nzira nzima, ahubwo ari business. Leta ituma umuntu arashinga idini nk'ushinga indi business yari yose agamije gushaka amafaranga, ngo kandi bari gusara amafaranga menshi mu baturage, abaturage bikokoye bayavunikiye. Ubundi abapasiteri bakwigwizaho imitungo myinshi ihambaye mu gihe abaturage bo bishwe n'ubukene. Wabigenzura neza ugasanga bari bakuyemo mu buryo bw'ubushukanyi. Ngo hibazwa ukuntu buri serivisi yose umukristo aba akeneye kuri padiri cyangwa pasiteri aba agomba kubanza kuyishyura, atabishobora niyo yaba ari umukene rwose bizwi, ntakorerwe umuhango runaka yari akeneye mu idini, urugero nko kubatizwa, gukomezwa, kubona inshingano, kujya muri korali, gushyingirwa, gushyingura n'ibindi. Hakiyongeraho ko mu nsengero haba hari ubwoko bwinshi bw'amaturo n'amashimwe asabwa gutanga buri cyumweru. Ikindi leta ifite ikibazo ngo business yo gushinga idini iri kuba yinjiza nyiraryo ariko nta misoro yinjiza muri leta. Ugasanga pasiteri runaka ku giti cye yabikuyemo zindi business zikomeye, imodoka zihenze, amazu ahenze cyangwa indi mitungo. Ndetse hari n'abafite imitungo ihenze hano mu gihugu no hanze yacyo. Inzego z'umutekano zo ziti kubera ko bitakiri iyobokamana ahubwo bikaba byarabaye business, abayobozi b'idini bari kubishwaniramo bakabirwaniramo, bigateza umutekano muke mu baturage. Namwe mwagiye mwumva ibya pasiteri barwana bapfa imyanya y'ubuyobozi cyangwa amaturo, abandi bakayaterura bagacaho, hari abacitse bagiye, hari abafunzwe, hari abari mu nzego z'ubutabera, hari abatumye itorero ricikamo ibice, umwe agatwara abayoboke be undi agasigarana abandi. Kandi ubundi rwose ibyo ntibyari bikwiriye ku bantu bavuga ko bahagarariye Imana n'iyobokamana hano ku isi. Baba batengushye abayoboke babo rwose, bakabaye borohereza leta ikajya mu bindi bibazo byinshi bigomba kwitaho, bitabaye ngombwa kwiza no gukemura ibibazo byo mu madini. Nanone leta yikomeje ingendo ntagatifu, ubutaka butagatifu, amazi matagatifu, ubuhanuzi no kwerekwa, ngo kuko bahanura ntibibe bikitwa ubutubuzi cyangwa ubushukanyi. Ngo niba ari ubuhanuzi bw'ukuri koko bakaye bahanura bavuga aho bizabera, igihe bizabera, umunsi, ukwezi n'umwaka. Ku bijyanye no guhanura uvuga iby'umutekano muke, intambara, ibyago cyangwa se urupfu rw'umuyobozi mukuru w'igihugu, bifatwa nko kugumura abaturage no gutuma bagira umutima uhagaze. Hari ubundi bahanuzi cyangwa iyerekwa byagiye bisenya ingo cyangwa bigatuma umuntu yubakana urugo n'umuntu bamutsindagiyeho atari uwo yihitiyemo yikundiye ku giti cye, urugo ntirutere kabiri cyangwa bakabana batishimiranye ari ukwihambira. Abandi yozwa kujya kwivuza kwa muganga ngo nibizere imbaraga z'Imana n'umukozi wayo baraza gukira mu buryo bw'igitangaza. Abandi bagahora amasengesho na repetition ntibakora akazi ko kubatunga, ngo Imana ifite icyo bateganyirije, ubundi bagahora mu bukene buhoraho cyangwa bikamushwanisha no bubakanye urugo. Hari n'abagiye bagira impanuka cyangwa bagapfira ahantu bagiye hadasobanutse, urugero nko mu buvumo, mu misozi, mu migezi, mu mashyamba n'ahandi hantu hitaruye hari kure. Hari n'abapasiteri bagiye bashuka abayoboke babo ngo igihe kirahise cyo gusanga Umwami Yesu Kristo mu ijuru, kandi nta muntu wagera ku mwana w'Imana afite umubiri usanzwe, ubwo bigasaba kwanza kwiyambura ubuzima. Bamwe bagiye bicisha inzara,
abandi bakifungirana ahantu hatari umwuka uhagije, abandi bitwikira mu rusengero, abandi bagasangira uburozi, hari n'abanyuze amazi kandi bakumva bari mu kuri, ngo ni ukuva mu buzima bumwe winjira mu bundi burushaho kuba bwiza, bikarangira bityo. Niba rero kuko baragezeho amahoro ntitwabimenya. Ikindi ngo kuba hari amadini menshi adafite ahantu akorera hazwi cyangwa ukaba utamenya gahunda zayo, aribyo byiswe akavuyo cyangwa akajagari, ngo biteje impungenge ku mutekano w'igihugu. Byakororeza abarwanya leta n'abashaka guteza umutekano muke, bakabona uburyo bworoshye bwo kwinjirira igihugu muri bene ako kavuyo, byaba mu mitekerereze, ingengabitekerezo ndetse no mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta irifuza ko ibyo byose bishyirwaho umucyo, bikanyura mu nzira iboneye. Ngayo nguko ngibyo by'amadini na leta, ngo urwo uruhare rw'idini mu guhindura imikorere y'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'imyitwarire y'abaturage, uhereye kera cyane ku ngoma ya cyami ukaza ukajya muri iki gihe ku ngoma ya Repubulika na Demokarasi. Ndetse ntabwo ari mu Rwanda gusa, birenze na Afurika yose bikajya no ku isi yose. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi, ubarangira ahantu heza basanga amateka asobanutse. Ndatekereza ko bamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza udukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka runaka y'ubunaka cyangwa ibyigeze kubera aha n'aha. Turakwese ngo ukomeze ukurikire n'ibindi tugenda dushyiraho, erega n'ubundi utazi yava ntiyamenya iyo ajya.